Mwiriwe neza uko bisanzwe ndi Cyambarantama wa Cyambarantama umuvugizi wa Cyambarantama ndi rugambirira kugamburuza imigambi y'umwanzi nkamurinda umunyarwanda ndasaba kurenganurwa ku karengane nakorewe n'Akajuga Jerome umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO ishami ry'umuco afatanije na Ndanga Patrice gitifu umurenge wa Gatsata wahoze akorera ijari. Aba bagabo bombi uko ari babiri bampimbira ibyaha njyewe ntazi kugira ngo bakunde bandimanganye ibyanjye, harimo inkunga nahawe na komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO korewe ubuvugizi na Kajuga Jerome uhagarariye ishami ry'umuco muri UNESCO na Ndanga Patrice wansenye inzu 5 za Kinyarwanda kugira ngo akunde ankange, namara kunkanga njyewe nemere ngurisha ubutaka bwanjye. Ndarahira ku Mana y'u Rwanda wowe Kajuga Jerome umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO, nubwo napfa nta n'ubutaka bungana n'igipesu cyangwa n'urwara rw'akagahera nzigera nguha. Subiremo buriya butaka nabuguriye umwana wanjye ntabwo ari ubwawe, ntabwo ngurisha, kugurisha ntabwo ari itegeko. Iyo ngeze ku karere ka Gasabo mu mimbiri ibyaha nazi ibyaha nakora ngo njyewe Cyambarantama umuntu ugenda n'ibirenge shinzwa kugumura abaturage kuri Republika bagasubira mu ngoma za cyami, umuntu ugenda n'ibirenge ubushobozi mfite bwakora ibyo bintu n'uguye. Njyewe ndasaba ko leta yakora ubugororangingo, basanga ibyo bintu mbikora bakamana, basanga ntabyo nkora bakandenganura. Uyu mugabo Kajuga Jerome n'umuyobozi w'imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Gasabo, iyo ngezeyo anshinza ngo aho hantu ijari hitwa mu Rw'Inzovu ngo ndashinzwa ko nkusanya urubyiruko nkarugumura ko rugomba kuva kuri Republika rugasubira mu ngoma za cyane. Njyewe umugabo nanga ni ikigo cya gisirikare kiri kuri FM ijari ku Minara, nibaramuka basanga ibyo bintu uyu mugabo uyobora umuco muri komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO anshinza ari byo muzandasa umutwe. Ntabwo bamfite bwo gupfa kuko uravuga ugapfa waceceka ugapfa. Wa mugabo insubiremo ubutaka bwanjye ntabwo nzaguha kuko ntabwo ngurisha, ntabwo nshonje. Ubushize narakubwiye ngo ubutaka bungana n'urwara rw'agahera cyangwa bungana n'agapesu ko ku mwenda wanjye ntabwo uzabona. Mwasenyewe na Ndanga Patrice gitifu umurenge wa Gatsata, mwasenye inzu zanjye 5 za Kinyarwanda, buri nzu imwe byibura ihagaze miliyoni 5. Mujyaho murasenya kugira ngo mukunde mu nshinege ningira ubwoba nkunde nkugurisha ibintu byanjye, ntabyo nzaguha. Nushaka uzanyice, ibyo wakora byose. Uyu munsi ushaka kujya kumva ngo Cyambarantama wa wundi wazungurukaga ku mihanda ateze amasunzu yambaye uruhu rw'ingwe, uyu munsi uri itaje yamakuza ngaranuka ku bitubwo mu hasarapo. Wa mugabo yensubiremo hiyahura imbwa, nta mugabo nkanjye wiyahura. Yo kuntu ababaye nzunguruka imihanda nirwa curuza amafilimi ya Ruganzu nambaye uruhu abantu bamfata nk'umusazi, namara kwigurira isambu ku musozi wa Jari mu nzoga za Rubinga aho Ruganzu yiciye umwami w'uburiza ararigita hazamuka ibibindi 5 by'inzoga. Wamara guhaga ifiriti kubera ko leta yaguhaye akazi kakugirira icyizere ukicara ku ntebe, wamara guhaga ukaza ugavuga ngo Cyambarantama bamukorera ibyo bashaka. Njyewe ndarahira ku Mana y'u Rwanda ntabwo nzaguhe ubutaka bwanjye, nushake wowe uzanyice. Aya masunzu yanjye uyabyaza umusaruro. Umuntu nkanjye ugenda n'ibirenge udafite n'igare hano mu mujyi wa Kigali, nigutubwebeshya abaturage ukajya ku karere ka Gasabo ukiruka ubwira abayobozi ko njyewe nshinzwa kugumura abaturage muri Republika. Njyewe ndasaba ko leta indenganura. Umugabo nanga ni ikigo cya gisirikare kije ari kuri FM, nibaramuka basanze ibyo bintu njye narabikoze byibura mu isaha imwe abasirikare barenga 10 baza aho hantu nakoreraga, ariko mwagiye ku nzu zanjye kubera umurengwe murazisenyagura bitewe n'ukuntu myifuza. Ahantu hose ngeze barandeberera nyine bakareba ko Cyambarantama bakareka nkatambuka nkagenda ngo ni wa wundi w'amaso. Nisha abantu njyewe Cyambarantama ndi umunyarwanda w'u Rwanda, vuka hano mu bwana cyane gufata amateka ya Ruganzu Ndori nkayakinamo amafilimi. Abaturage bari hano mu Rwanda baranze inzunguruka hano mu mujyi ncuruza amafilimi ya Ruganzu. Iriya filimi nagujije banki y'umutango wa Finance Company Limited njya kugura ku musozi wa Jari mu nzoga za Rubinga. Umaze guhaga kubera ko nakwimye isambu yanjye, sinzi ibyo wavuganye na gitifu umurenge wa Gatsata aho ukorera ijari, muraza na komanda muravuga ngo nimve hano hantu ngo cyangwa ngende numvikane n'uyu mugabo muduha ukwezi kose ngo njye mfata amafaranga njyewe ngende nishyura umurenge ngo umurenge bishyura abazamu. Ntabwo kugurisha ubutaka bw'umuntu ari itegeko wa mugabo. Mukanya kubera kuri umuhanga wize amategeko ufite masters mu mategeko ugiye kuneranya na RIB, uneranye na polisi y'u Rwanda, bayobozi bayoboye uru Rwanda, aba ministeri, aba depute, abacamanza, abavoka
RIB y'u Rwanda, polisi y'u Rwanda, ndabashimira ko mudahwema kuba hafi abaturage mu kubakemurira ibibazo. Uyu mugabo araza gufata ijambo rimwe mu yo navuze arigoragoze nk'uko bafata amafoto bakayeditinga bakanshinza ibyaha nakora. RIB irahanga irabizi, ni mubaze ikigo cya gisirikare kije ari nje nibasanga ibyo bintu mbikora, njyewe ndisabira mu ndasa umutwe. Nimusanga ntabyo nkora mundeke nyine munyemurira ikibazo. Amazu yanjye 5 yasenywe kuva 2008 nibwo nagize ubwenge bwo gufata amateka ya Ruganzu Ndori nkayabyaza umusaruro nkaba nakoramo filime. Nabonye ubushobozi 2015 nyina filime yitwa Ruganzu n'ibisumizi, uburyo Ruganzu wa kabiri Ndori cyambara na mu muhungu wa Ndahiro Cyamatara, umwuzukuru wa kabiri Gahima, umwuzukuru za Mibambwe Sekarongoro wa mbere Mutabazi Rugabisha Birenge yabundutse avuye Karagwe kwa Nyabunyana aje gucungura ise Ndahiro Cyamatare wari umaze kwicwa na Nsibura Nyebungu umwami w'umunyabungu, yambuka uruzi rw'Akagera aca mu ishyamba ry'Akagera atungukira i Gatsibo, ageze mu gihugu cy'Uburiza yica Rubingo ararigita azamuka ibibindi 5 by'inzoga. Njyewe uyu muntu ugenda n'ibirenge udafite n'igare mu mujyi wa Kigali, ayo mateka niyo mbyaza umusaruro nkabaho. Wowe uri umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO. Niba naragize ubwo bwenge nkihangira umurimo, kubera icyo ushaka gufata ayo mateka yanjye ukambeshyira ibyaha nabo. Njyewe nyina filimi aya masunzu nyine niko abanyarwanda niko abanyarwanda bogushaka. Wishaka kumpimbira ibyaha ngo ufata aya masunzu yanjye uyabyaza umusaruro w'ibyaha nakoze, ibyo bintu njyewe ndarengana. Ndarahira ku Mana y'u Rwanda wasenyenze 5 za Kinyarwanda. Abantu bazi muzajya Nyanza mu Rukari cyangwa mujye ku Kirenge kwa Ruganzu mubaze ngo inzu y'Inyarwanda imwe ihagaze amafaranga angana. Kubera ko leta yaguhaye akazi mwimye ubutaka bwanjye urazangura unsenya we na gitifu umurenge munsenyera amazi 3 ngo nago nemere gukandagira mu isambu ahantu natuye imyaka 5 kuva 2017 kugera 2021 ku itariki 2 z'ukwa 7 muraza mujya ku nzu z'umuntu yubatse igihe kinini ko nari matuye imyaka 5. Gitifu umurenge wa Gatsata Ndanga Patrice wahoze uyobora ijari ko waje mbere yuko ayobora hayoboye ba gitifu 5. Abo ba gitifu nta bwenge bari bafite bwo kuba batari baransenye. Ubu mugiye gufata ibimvuze mugende mu bibyaza umusaruro mu mimbiri ibindi bya navuze abagabo 2 Gitifu umurenge wa Gatsata Ndanga Patrice nzavuga mpaka muzashake muzanyica. Ntabwo bamfite bwo gupfa. Jewe ndashimira leta y'u Rwanda kwidahwema kuba hafi abaturage mu kubakemurira ibibazo, ariko abagabo 2 atagira umuntu umbeshera ibyaha navuze. Gitifu umurenge wa Gatsata Ndanga Patrice na Kajuga Jerome umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO mwagiye ku nzu zanjye mukazisenyagura kubera ko nanze kugurisha ubutaka namwe. Murangije inkunga nahawe na UNESCO ziwagaze miliyoni 7 zimaze amezi 7 zifungiye ku murenge wa Jari kugira ngo nkunde ncike intege nze ngugurisha ubutaka bwanjye. Hari ahantu ko Ruganza hageze yateye umuhunda w'icumu hararigitazamo rirataba ryarwa inzoga. Amateka y'inzoga za Rubingo amaze imyaka 500. Njyewe navuye hanga mvuka hano ku Muhima muri Dobandi hepfanga nihangira umurimo ngiye ku nzoga za Rubingo maze kubabyaza umusaruro watangiye kwinjiza kubera ko nanze kubagurisha ubutaka bwanjye. Murashaka ko ngomba gupfukamira umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda nkamugurisha ubutaka? Ntabwo nzagurisha ubutaka ku ngufu. Ushaka uzanyice buriya butaka umugabo mbwa aseka imbohe. Ushaka uzanyice ubutaka bungana n'ururwara rw'agahera ntabwo nzagura. Atari leta yashaka wowe ku giti cyawe. Nzakomeza mvuge hari igihe kizagera hari umuyobozi ntazi uri muri kino gihugu cy'u Rwanda uzumva akarengane kanje n'amarira yanjye azumva kino kibazo. Ahantu ngeze hose iyo ngeze ku karere ka Gasabo umuyobozi w'imibereho myiza y'abaturage anshinza ngo ngumura abaturage ngo filime nyina ku mateka ya Ruganzu zigumura abaturage ngo bave muri Republika basubire ku ngoma za cyane. Ariko ubu umuntu nkanjye ugenda n'ibirenge utagira n'igari Kigali ubwo bushobozi nabukura. Ingabo za gisirikare kuri Jari ahantu nakoreraga byibura mu isaha imwe hagera abasirikare barenze 10. Nararanaga nabo muri ririya shyamba namaranyemo nabo imyaka 5 mbana n'abasirikare bo ku kigo cya gisirikare kuri FM Jari. Ibyo byaha kutuyi Kanombe njyewe nkabanuye hano mu Gatsata nkakorera Jari. Ni gute wamenye ko nigishiriza abaturage muri iryo shyamba ikigo cya gisirikare cya Jari kitabizi? Njyewe umukanya kubera ko wiza amategeko ugiye kunshinza ibyaha. Bayobozi muyoboye runo Rwanda uyu mugabo naze kumbeshera ibyaha nakoze. Navuze abagabo 2 Ndanga Patrice Gitifu umurenge wa Gatsata na Kajuga Jerome umuyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO bamaze guhaga. Reka mbyite guhaga niba nkoze n'icyaha ntabwo niza amategeko. Abavoka n'abacamanza muzankatira ko navuze rino jambo. Nabivuze nyine kubera gahinda.
nta data mbwira nta na mama, ariko nzi ko uru Rwanda rufite ubuyobozi bwiza. Hari umuyobozi umwe nazi uzagera akabyumva kumva ko ikibazo cyanjye kigomba kuzakemuka. Ahantu hose ngeze, Meya wa Gasabo twaravuganye kuri telefone, urangije umanomero y'imibare 11 itabaho. Visi Meya twaravuganye Regis, yewe waje no kunsura abantu mu nzoga za Rubingo. Uyu muyobozi wa komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO abantu warahaza gukara. N'umuyobozi w'imibereho myiza y'abaturage unshinze ibyo byaha, mwajyaga muza ari ku cyumweru mukazamuka umusozi wa Jari muri siporo, mukaza nkabaterera amatenti, nkabasasira mukaryama nimugoroba mugataha. Ariko kubera yuko nanze kugurisha ibyanjye nanye nshaka kubyaza umusaruro, mukanya muzajya kumva mumve ngo cyambara nama waho ndi w'amasunzu wazungurukaga ku mihanda acuruza filimi yambaye uru. Wa mugabo we nazungurutse runo Rwanda n'ibirenge byanjye nambaye uru, ncuruza filimi z'amateka ya Ruganzu Ndori. Abanyarwanda barabizi. Banki y'umutanguha yangurije amafaranga, nyamara nabwiye gitifu ngo hamagara banki uyibaze ko ntarangije kwishyura ku itariki 22 z'ukwa gatandatu, mwebwe mukaza ku itariki 2. Babwiye ngo muhamagare banki, muravuga ngo oya ngo genda ngo cyangwa bakujyana Gikondo. Ariko se Gikondo nakoze kubera ko nanga kugurisha ubutaka bwayo. Hari igihe kizagera, nzi ko Imana irabizi, Imana iri hejuru yanyu n'ubushobozi bwanyu mufite. Hari igihe kizagera Imana ibone ko ngo akagahinda mfite kagomba kuzasobanuka. Hari umuyobozi umwe nazi, kandi ubu perezida aramutse ababajije ngo uriya muhungu w'amasunzu ahantu hose yaregeye mwakoze iki, mwatangira ngo nyine ngo uriya muhungu ikibazo yababaza ngo ikibazo murakizi, muzatangira ngo turakizi. Impamvu nyine mutagikemura ni iki? Ikibazo cyanjye mfite impapuro naguriyeho ubutaka. Ikibazo cyanjye n'umuyobozi w'isibo kiroroshye yagikemura, ariko kubera iyo umuntu atavugije induru ntago mwumva. Njyewe navuze ni mushake mu mfungi, sibyo? Ntago ninyagereza umugabo mbwaseka imboye, kandi imbwa irukangana cyane ukayimara ubwoba ng'imbundagereza ibitakinkangana byinshi. Wa mugabo reka nitahire, nzi ko hari Imana y'Abanyarwanda izumva akarengane kanjye bizakemuka. Ndabashimira.